tuguhaye ikaze cyane ni Jambo TV ukomeje gukurikira. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu bavuga ko hari igihe bajya kwandikisha abana bikaba ngombwa ko batira abagabo mu gihe ababa barabateye inda baba badahari. Nitwe neza Janine, umudugudu wa Mudende, akagari ka Kanyundo, umudugudu wa Mutura. Yego. Uyu mwana ni wakangahe? Ni uwa mbere. Tubwire byagenze ute kujya kwipimisha kugera igihe umwana avutse ujya kumwandikisha byagenze gute? Nyine ngewe ngijya kwipimisha uyu mwana najyanye n'umugabo wanjye, ariko nyine nawe abishaka, mbese nta kibazo anyitaho kugeza umwana avutse. Umwana tumushyira mu bitabo by'irangamimerere nta kibazo, tumutangira mituweli ntari. None uratubwira rero ajyaho ikibazo. Ese nkawe wari ufite umugabo, ese nk'abatabafite wenda nk'abo uzi cyangwa se muturanye, iyo bagiye kwipimisha yewe naho kwandika bibagendekera bite? Amakuru bafiteho n'ayandi? Aba ari ikibazo kubera yuko ntabwo bakwandika umwana mu bitabo by'irangamimerere batavuze imyirondoro y'ababyeyi be. Ubwo rero iyo adafite abuzuye aba ari ikibazo. Nk'iyo agiye kwipimisha hariya bwa mbere adafite umugabo bigenda bite? Akenshi iyo agiye kwipimisha nta mugabo biba ari ikibazo. Ubwo yabona bimuyobeye akajya no kuba yatira undi mugabo ku ruhande akamugira umugabo watari uwe. Bijya bibaho ko abantu batira abagabo se muri kano gace? Hari uwaza akavuga ati wenda kubera batanzi reka njye kumutira, ngo yarangiza rero akamutwara. Tubwire niba hari uko ubizi, utubwire yagiye kumutira byagenze gute, yagiye mu buyobozi banga kumwakira. Tubwire uwo muntu se w'ubundi yagiye gutira umugabo ari uko uwamuteye inda we yagiye hehe? Hari igihe cyo umubwira umugabo yaguteye inda akaguhakana. Yaguhakana rero bikaba ngombwa kugira ngo ushake uburenganzira bw'umwana wawe ukayitirira undi atari uwawe. Hari aho uzi ibyabaye? Hari uzi ibyabayeho? Arahari da. Tubwire uko byamugendekeye. Yari mu ntoki? Yari umuturanye cyangwa ni inshuti? Yari inshuti yanjye. Byagenze ute? Ubwo arangije atwara inda, atwaye inda, byira umusore ko yamuteye inda, ubwo arangije aramuhakana. Ubwo rero biba ngombwa ko yajya gushaka undi akajya kumwitirira uwo mwana ajya kugipima. None se mbere yo gushaka uwo nguwo ngo amwitirire umwana yabanje kujya mu buyobozi baranga? Mu buyobozi? Nese habaga igihe cyo uvuze umuntu yaguteye inda akakwihakana akagusaba bihamya wabibura bikaba ngombwa kubireka. Nge ndimo nibaza ngo mbere yuko ajya gutira uwo muntu yabanje kugenda ngo abibwire ubuyobozi, noneho ubuyobozi bwange? Hari igihe bushobora kwanga, none se ubuyobozi bwabijamo kandi utari kwerekana gihamya? Ubuyobozi kuko urumva ni ikibazo niba habaho kuba umukobwa cyangwa umudamu yajya gutira umugabo, ni ikibazo. Ubuyobozi mwumva byakemuka gute? Ku muntu yabigenza ubuyobozi ni iki mu busaba? Ubuyobozi bwakurikirana abo bantu bashaka kwangiriza ubuzima bw'abo bana akabikumira. Ntabwo mujya mwumva mwifuza ko ubuyobozi bwajya bworoshya muri ibyo bintu byo gusaba abagabo ko baherekeza abagore babo? Babikora gute? byoroshye gute? se nka gutya nimba yamuteye iyo nda kandi nawe yarabikoze abishaka ntamutenguhe. Naho ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko buri mwana wese afite uburenganzira bwo kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere, ariko nanone hakaba ngombwa ko habaho ingamba zo kugabanya ibibazo by'ababyeyi b'abagabo batera abagore inda bakabajugunya.
Mathias umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'akarere ka Rubavu. Dukwiriye nanone kumenya uwo mwana ubundi ni uwande kugira ngo umwana ahabwe uburenganzira bwuzuye. Rimwe na rimwe rero ntidukwiriye kumva umubyeyi uvuga ko wenda babaje kumugora bariho bamubaza uwamuteye inda. Harimo impamvu namwe mwumva ko umwana akwiriye kuba yandikwa agakura azi ababyeyi be bombi. Ubwo ni uburenganzira bw'ibanze, kuko iyo butamenyekanye mu myaka ye yigiye hejuru bitera iki? Amakimbirane mu miryango, cyangwa hari serivisi aba akwiriye guhabwa adahabwa. Ikindi, hari abana b'abakobwa bafatwa ku ngufu batarageza imyaka yo kugenza ute yo kurongora. Ugasanga mu gushaka amakuru kuri se w'umwana harimo no gushaka gusubiza ubutabera umwana w'umukobwa wahohotewe. Icyo nacyo rero tubyumve neza ko mu kumenya se w'umwana hari ibisubizo byinshi dushobora kubona nk'umuryango nyarwanda. Mbizeza ko abana bandikwa bakandikwa ku mubyeyi w'umumama wamubyaye, ariko mu by'ukuri namwe murumva ko bituzuye. Nta mwana wari ukwiye kuba yandikwa ku mubyeyi w'umugore gusa, yari akwiye kuba afite umubyeyi w'umugore n'umubyeyi w'umugabo. Ni ukuvuga ngo nabasaba rero ko mutahangayikishwa n'utanditswe kubera ko atagaragaje ababyeyi be bombi, ahubwo twese dutahiriza umugozi mu gushaka iki? Uburyo tumenya abo babyeyi gito bahunga responsabilité z'abana babo baba babyaye. Twabibutsa ko itegeko rivuga ko buri mwana wese uvutse yandikwa mu bitabo by'irangamimerere bitarenze iminsi 30 avutse. Iyo birenze iyo minsi ababyeyi be bajya mu rukiko kuburana basobanura impamvu iyi minsi yarenze batari bandikisha umwana wabo. Ni Ijambo TV, tuguha ijambo ugasobanuza, ukabaza, yewe ugatanga n'ubutumwa, ubundi tukabukugereza aho udutumye. Turakwibutsa gukora like ndetse na subscribe. Ni Ijambo TV, ugira amahoro.